Ikaze kuri Rwanda Update Info. Leta y'u Rwanda igiye gutanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu cyangwa se n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze, nuko nabo leta izazibaheza. Mu by'ukuri izi gaze zizahabwa abaturage bose bari mu ntara ziba zigiye zitandukanye mu gihugu n'uturere twose tuba tugiye dutandukanye mu gihugu, kandi izi gaze z'amashyiga abiri zikazahabwa abaturarwanda bose batagendeye ku cyiciro umuntu arimo, cyangwa se ngo ni umukire ngo ni umukene ngo niwe uzahabwa izi gaze. Nuko nababwira ko mu by'ukuri izi gaze zizahabwa abo bakene, zigahabwa ndetse n'abo bakire ku muntu uwo ari we wese ubyifuza, kuko izi gaze zizafasha abanyarwanda bose muri rusange. Ngira ngo mu by'ukuri n'inama yari yabaye ihuje abaminisitiri, igahuza His Excellency Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, biga ku cyateza abaturarwanda bose imbere cyangwa se umunyarwanda imbere. Navuga ko mu by'ukuri muri iyi nama hafatiwemo ibyemezo byinshi cyane, cyangwa se ibyemezo byinshi cyane bikakaye biga ku mibereho myiza y'abaturage ndetse n'ikintu cyagira abanyarwanda bose umumaro muri rusange. By'umwihariko ndagira ngo babwire bimwe mu byemezo byabashije kuba byafatirwa cyangwa se byavugiwe muri iyi nama yari yahuje abaminisitiri, igahuza na His Excellency Paul Kagame. Ariko mu by'ukuri mbere yuko tureba ibyo byemezo, niba uri kubona rugambye kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru nk'anga meza leta iba yagiye itangaza. By'umwihariko iyi video kandi like ndetse utere comment, kuko namwe ibitekerezo byanyu biba bikenewe, kuko bifasha abanyarwanda benshi ndetse bigafasha societe nyarwanda kwikura mu bukene. By'umwihariko reka tugende mu byemezo byabashije kuba byafatirwa muri iyi nama yahuje abaminisitiri, gahuza na His Excellency Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ngira ngo mu by'ukuri muri iyi nama havugiyemo by'uko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu cyangwa se n'abari hanze y'u Rwanda ariko bifuza izi gaze z'amashyiga abiri, nuko nabo bazazihabwa. Mu by'ukuri izi gaze z'amashyiga abiri nababwira ko zizahabwa abaturage bose bo mu Rwanda mu turere twose tuba tugiye dutandukanye no mu ntara zose zo mu Rwanda, kuko izi gaze ntago zizahabwa abantu b'abakire cyangwa se bavuge ngo izi gaze zizahabwa abakene, kuko byagiye bigaragara ko mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane cyangwa se imfashanyo leta igera itanga, ariko ukabona ko izo mfashanyo zigenda zihabwa abakene cyane cyane. Ariko nanone mu by'ukuri nuko izo gaze zoho zizahabwa umuntu uwo ari we wese uyifuza, waba uri umukire cyangwa se uri umukene. Nuko mu by'ukuri kubwira ko izi gaze uzazihabwa kandi nawe zikazakugira umumaro. By'umwihariko izi gaze nubwo ndi kuvuga ati cyangwa se leta igiye kuba yazitanga, ariko nanone zifite amahame cyangwa se condition bisabwa kugira ngo nawe ubashe kuba wahabwa izi gaze. Ntabwo ari ukuvuga ati ngo nanjye ngo ndashaka iyi gaze ni munyandike, ahubwo nanjye ngo muhite mumeza iyi gaze, kuko izi gaze zifite condition n'amahame bigenderaho kugira ngo nawe ubashe kuba wahabwa izo gaze. Izo condition rero nize cyangwa se ayo mahame nayahe kugira ngo nawe ubashe kuyamenya, umenye niba koko nawe iyi gaze wayifata cyangwa se nawe iyi gaze niba ikugenewe, kuko hari ibintu byinshi cyane ugomba kuba ufite cyangwa se wujuje kugira ngo ubashe kuba wahabwa izi gaze z'amashyiga abiri. Ikintu cya mbere mu by'ukuri ugomba kumenya ni uko izi gaze z'amashyiga abiri ntabwo uzazihabwa gutyo gusa ngo uhite ugenda uvuga ati ngo mpaye gaze, ahubwo nuko iyi gaze umuntu uzajya ubarurwa azajya yandikwa ku rupapuro. Namara guhabwa iyi gaze azajya atanga ibihumbi 40, amafaranga y'ibihumbi 40 y'amanyarwanda adasubizwa, kugira ngo azajya afasha cyangwa se agomeza gutanga iyi serivisi ya gaze ku banyarwanda bose, cyangwa se igomeza igenda ibageraho neza gatanu kuri gatanu. Mu by'ukuri murumva ko cyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya, ndetse ugomba no gushira muri made kugira ngo umenye niba iyi gaze uzayibona. Iyi gahunda leta yashizeho yo gutanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose, mu by'ukuri ndi gahunda ize yungana igikorwa cy'uko mu by'ukuri hagiye hagaragara ko hari abaturage bamwe na bamwe bo mu cyaro bagenda batemagura amashyamba ku bwinshi cyane, ukabona ko bari batemagura amashyamba bari gushaka inkwi zo gucana ndetse n'amakara yo kuba batekera. Mu by'ukuri ukabona ko uri kugenda bihangayikisha societe nyarwanda aho gutemagura amashyamba. Kuri ubu ngubu ubona ko byazamutse cyane cyane, niyo mpamvu leta yashizeho iyi gahunda cyangwa se iyi gahunda yo gutanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose, kugira ngo bizajye bibafasha byibuze mu mibereho yabo ya buri munsi cyangwa se mu iterambere ryabo rya buri munsi. Kuko ubona ko mu by'ukuri mu bice by'icyaro cyangwa se ahantu hahingwa amashyamba, ubona ko ibi amashyamba ari kugenda atemagurwa ku bwinshi cyane. Niyo mpamvu leta yashizeho iyi gahunda ya gaze ebyiri ku banyarwanda, ndetse bizabafasha nyine kujya bagabanya gutemagura inkwi bashakamo amakara, ndetse yo kuba banagurisha bibashe kuba byagabanya gutemagurwa kw'amashyamba no kuba bakwika amakara by'umwihariko ku gasozi. Niyo mpamvu rero leta yashizeho iyi gahunda kugira ngo izafashe abanyarwanda mu mibereho yabo ya buri munsi. Mu by'ukuri ibyo ni ibyemezo byabashije kuba byavugirwa muri iyi nama yahuje abaminisitiri, gahuza na His Excellency Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ariko mu by'ukuri leta ikomeza kugenda ishishikariza abaturage kwirinda gutemagura amashyamba ku bwinshi, cyane cyane ko ubona ko abaturage bagenda batemagura amashyamba bashaka inkwi ndetse n'amakara yo kuba bagurisha. Mu by'ukuri navuga ko iyi gahunda ya gaze na REMA, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije hano mu Rwanda, ubona ko nacyo gifitemo gahunda, bitewe n'uko abaturage bagiye bagaragaza ko bagenda batemagura inkwi ku bwinshi ndetse bagenda bonona amashyamba, cyane cyane ko ubona ko ahantu hari amashyamba ya kimeza kuri ubu ngubu hasigaye hari nk'ubutayu, cyangwa se ubona ko abantu bagenda bahahinga ugereranyije n'ukuntu mbere byari bisanzwe bimeze. Ko kuri ubu ngubu wasangaga ahantu hari ishyamba hadahingwa, ariko kuri ubu ngubu nuko abantu basigaye bagenda bagatemagura amashyamba cyangwa se bagatemagura ibiti kugira ngo babone n'ukuntu bashiramo imyaka mu mashyamba. Ukabona ko biri kugenda bibangamira, kandi nyamara ubona ko bigenda biteza ikibazo ku banyarwanda, cyangwa se ukabona ko kigenda kiba ikibazo cyane cyane bitewe n'uko isuri nayo ikomeza kugenda izamuka, cyane cyane bitewe n'uko abaturage bagenda batemagura amashyamba. Imvura yagwaye w'umurengera ugasanga
isuri isize igakukumba ubutaka, ukabona ko bigenda biteza ikibazo kuri sosiyete nyarwanda. Niyo mpamvu rero bashyizeho zino gahunda zose bazigiye zitandukanye kugira ngo abaturage n'abaturarwanda bose babashe kumenya aya makuru meza cyane, ndetse babashe guhabwa izi gaze, ndetse bijye bibasha kubagabanyiriza kuba batemagura amashyamba, ndetse bibarinde nyine no kuba batwika amashyamba bashakamo amakara yo kuba bagurisha, ahubwo muri wa mwanya wo gutemagura amashyamba ku bwinshi cyane bajye bakoresha gaze cyane, bibona bajyemo cyangwa se banabimenyere, kuko ubu butumwa cyane cyane akenshi uba usanga abaturage bo mu cyaro ari bo badakoresha gaze ahanini cyane, ugasanga nibo bakagenda bakoresha inkwi n'amakara. Niyo mpamvu igenda bibangamira nyine, ukabona ko bari kugenda batemagura amashyamba. Gusa mu by'ukuri iyi gaze nuko izafasha abo bantu cyangwa se abo baturage batuye mu bice by'icyaro nyine, ubona ko mu by'ukuri bakomeza kugenda batemagura amashyamba bashakamo inkwi zo kuba bacana n'amakara yo kuba bacana. Mu by'ukuri ibi ryari itangazo leta y'u Rwanda yatangaje buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, ariko nanone imenyesha ko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose. Mu by'ukuri ku munyarwanda uwo ari we wese ubyifuza mu ntara zose zigiye zitandukanye no mu turere tuba tugiye dutandukanye, kugira ngo nabo babashe kuba bahabwa izi gaze z'amashyiga abiri. Urumva ko ni igikorwa kizafasha abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange mu mibereho yabo ya buri munsi, kuko iyi gaze z'amashyiga abiri zizahabwa abaturarwanda bose mu by'ukuri kubyifuza, butarebeye kuba uri umukene cyangwa se kuba uri umukire, ahubwo nuko icyiciro cyose uzajya uba urimo nuko nawe izi gaze z'amashyiga abiri uzazihabwa. Ariko nanone ukamenya ko cyangwa se ukibuka ko izi gaze kugira ngo uzihabwe uzajya utanga amafaranga 40,000 adasubizwa, kugira ngo ajya akomeza kugenda atanga serivisi cyangwa se akora izindi serivisi zo kugenda bahabwa izi gaze z'amashyiga abiri ku bandi baturarwanda bose baba bagiye bakurikira. Mu by'ukuri navuga ko iki gikorwa cya gaze ntabwo kizafata igihe kirekire nk'uko musanzwe mubona ko cyangwa se musanzwe mubona ko leta igiye gutanga ibintu bigafata igihe kirekire, ariko nanone nuko iri gaze zitazarenga muri uko kwezi kwa kane batarazitangira kuzitanga ku baturarwanda bose mu gihugu. Ndabashimiye, twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment by'umwihariko, kuko namwe ibitekerezo byanyu bikenewe, kuko bifasha sosiyete nyarwanda kwikura mu bukene. By'umwihariko niba uri kunanurwa mbyeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video n'amakuru nkanga meza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko iyi video wisharinge ku nshuti zawe kugira ngo babashe kumenya amakuru meza leta iba yagiye itangaza. Ahanganga ni kuri Rwanda Update Info, turakunda cyane.